Ndabashuje mwebwe mwese mukomeza kudukurikirana no ku Ikibazo TV, njye mukomeza kubana ni Callixte Mutabazi Arindoci, kugira ngo usabe gukanda subscribe niba utarayikanda no ku Ikibazo TV kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kanda ku nzogera kuri subscribe, ukande like niba video yacu twabakorewe wayikunze. Ngiye kubabwira inkuru iri ku bice bigacika inogeye amatwi kandi buri munyarwanda wese agomba gutega amatwi akayumva. Ubwo ngiye kubabwira ku muhanzi umuraperi uzwi nka Papa Cyangwe aka Cyuma. Uyu Papa Cyangwe mu mwaka ushize ubwo yaje kuba yashwana n'umuhanzi nawe w'umuraperi witwa Kivumbi King, none muri iyi minsi nabwo ashwanye na Rock Entertainment. Kuki ibi byose biri guhurira kuri uyu muhanzi? Ndagira ngo ukurikirane inkuru yose ataza kugira n'agace na gato kaza kugucika. Umwaka ushize ubwo uwitwa Bakame ukoresha urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter yaje kuba yafata uduce tw'udufoto tw'abasitari barenga 20 ashyiramo abahanzi b'abaraperi, ashyiramo Papa Cyangwe ndetse n'abandi bahanzi b'abaraperi bagiye batandukanye. Niko kwandika hasi iyo foto arangije arandika ati, mbese muri uyu mwaka niwe muhanzi wagushimishije? Ibyo ngibyo byaje kuba byabonwa n'umuhanzi w'umuraperi witwa Kivumbi cyangwa Kivumbi King. Uyu Kivumbi yaje kuba yabona iyo foto uyu Bakame ukoresha Twitter yaje kuba yandika aya magambo avuga ati niwe muhanzi wagushimishije. Hanyuma afata kuri iyo foto, afata agace kiwe, ndavuga uwo Kivumbi, afata n'agace ka Papa Cyangwe, arangije arabyegeranya. Hanyuma yandika amagambo agira ati, hasi ni agasuzuguro kuba bafashe lisite y'abahanzi b'abasitari bagashyiramo Papa Cyangwe nanjye bakanshyiramo. Amagambo atihanganiwe n'abafana ba Papa Cyangwe agiye batandukanye, ubwo baje kuba babona yuko Kivumbi King yaba yishyize hejuru cyane kurenza Papa Cyangwe. Hanyuma abafana baza kugira reaction nyinshi zigiye zitandukanye. Kuki Bushari, Burudoge cyangwa abandi bahanzi bagiye batandukanye bari kuri iyo foto barenga 20 atari bo babigizeho ikibazo, ahubwo ugasanga uwo bita Kivumbi King ari wabigizeho icyo kibazo, kuba bafata ifoto bagashyiramo n'agace kiwe ka Papa Cyangwe muri iyo foto? Kuki ari Kivumbi yazabanyijwe n'uburakari yandika amagambo ateye ubwoba cyane, aho yumvaga yuko ari agasuzuguro k'umukompe yarenga na Papa Cyangwe? Ibi byatumye Papa Cyangwe yibaza ikibazo kiri hagati yiwe na Kivumbi, ariko arakibura kugeza ubwo Kivumbi yatinyuka kurobanura ifoto ya Papa Cyangwe mu bahanzi barenga 20, akaba ari yo yonyine agiraho ikibazo, ndavuga ifoto ya Papa Cyangwe. Kuki Papa Cyangwe yaje kuba yabona ibi ngibi? Ubusanzwe Papa Cyangwe ntabwo akoresha urubuga rwa Twitter cyangwa X, ariko abafana be bari bahamubereye kugira ngo bamubwire inkuru yose imuvugwaho. Niko gufata iyi foto n'amagambo yanditswe na Kivumbi King babiga screenshot, niko gutangira kubyohereza Papa Cyangwe kuri WhatsApp yiwe, arabibona. Papa Cyangwe hashize iminsi 2 ibyo byose bibaye, yaje kuba yafata telefoni yiwe ahamagara Kivumbi, ariko ntiyamufata. Arangije amwandikira ubutumwa bugufi, biranga by'ubusa ntiyamusubiza. Nuko Papa Cyangwe arituriza. Agitindiganya abafana bateye hejuru, batera hejuru bagira bati, hejuru y'ukuntu yagusebeje bene kariya kageni ni gute wicecekera? Ubwo ucecetse Kivumbi yaba ari mukuri. Niko kwandikira abafana biwe ababwira yuko ari buze kubaha ukuri kose, abamara impungenge ku bibazo byose baba bafite, ababwira uko byatangiye n'umwanzuro. Niko guhita ahimba indirimbo ayiperforminga live muri studio. Iyi ndirimbo ayita Icyondo.
indirimbo yaje kuba ayita icyondo iza kuba yamamara muri uriya mwaka ushize, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu. Nguko uko Papa Cyangwe yaje kuba yirwanaho asohoye iyo ndirimbo ayita icyondo. Nuko Kivumbi niko kubyumva atera hejuru agira ati nari nzi ko ari bunkatire ku karubanda, none atangiye kwizanishwa biriya byiwe bya live. Nuko Papa Cyangwe niko gufata umwanzuro nk'umugabo ajya muri studio arayipafominga iyo ndirimbo yise icyondo. Nuko nyuma yaho gato Bruce Melody acyumva iyo ndirimbo Papa Cyangwe yari asohoye, niko kuvuga ati ariko iriya ndirimbo numvishe ya Papa Cyangwe yise icyondo, kuki numvaga arimo atuka Kivumbi, kuki atayimuhaye inbox? Ariko Papa Cyangwe amusubiza ko nawe yamusebeje ku karubanda, nawe yagombaga kumuha ukuri ku karubanda. Nk'uko iyo ndirimbo yayise icyondo, Papa Cyangwe yaje gutangaza yuko iyo ndirimbo icyondo, ngo icyondo gitota iyo ni reaction y'icyondo ndetse n'amazi. Ubwo yavugaga yuko ivumbi ari we Kivumbi, ryoroshywa n'imvura ari we Papa Cyangwe. Avuga yuko muri iyi ndirimbo Papa Cyangwe yaje nk'imvura kugira ngo yoroshye acishe bugufi Kivumbi. Ariko kuri iyi ndirimbo Kivumbi ntacyo yasubije, nta na reaction yigeze agaragaza kuri iyi ndirimbo Papa Cyangwe yari amaze gusohora yise icyondo. None muri iyi minsi niko Papa Cyangwe nabwo yaje gushwana na Rocky cyangwa na Rocky Entertainment. None ho yirwanye hate? Ndagira ngo usabe gukanda subscribe niba utarayikanda ku Ityazo TV, tujye tubana umunsi ku munsi. Wandike comment, usharinge ndetse n'inshuti zawe zijye zibona izi video tuba twabakoreye. Muri iyi minsi nk'uko inkuru ziri gucishikana, Papa Cyangwe yaje gushwana na Rocky Entertainment. Ubwo Papa Cyangwe yashakaga kwishyira akizana akabona amafaranga yiwe yikorereye ntaryamirwe na Rocky Entertainment. Ariko Rocky ntago yaje kuba abyemera neza, yaje kuba yamuhakanira amubwira yuko agomba kubahiriza amasezerano basinyanye. Papa Cyangwe acyumva ibyo ngibyo niko kwigumura ava kuri Rocky Entertainment, aragenda ava muri iyo label. Iyi label yamufashe kuzamuka, iramwamamaza imuha hit, ariko kuba abona yuko igihe gishize ari kinini nta kintu Papa Cyangwe arakuramo, niko kuvuga ngo reka shwane n'iyi label. Papa Cyangwe agishwana n'iyi label ya Rocky Entertainment, niko guhita noneho nabwo yirwanaho nk'uko yari yarirwanyeho kuri Kivumbi mu mwaka ushize, asohora indirimbo ayita Siba. Siba ese yasibaga iki? Ikintu yavugaga yuko agomba gusiba nimero zose zitamufitiye akamaro muri telefone. Niko gusohora iyi ndirimbo iza kuba yakundwa n'Abanyarwanda, aho yagaragazaga agahinda Papa Cyangwe afite. Nk'uko abahanzi benshi bagiye batandukanye iyo bagize ikibazo niko gusohora izi ndirimbo. Ubwo ushaka kuba wibazaga ibibazo byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi ndirimbo yitwa Siba, ndetse niyo yari yarasohoye yita icyondo, nuko yashakaga kwirwanaho kuko yirwanye muri izi ndirimbo ebyiri. Gushishikariza gukora subscribe niba utarayikanda kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ngiye mukomeza kubana hano ku Ityazo TV, ni Callixte Mutabazi Arindoci. Ngira ngo musabe niba video wayikunze sharing ndetse n'abandi bayibone. Hanyuma tuzajya tubana umunsi ku munsi, ahasigaye mugire amahoro.